Mwiriwe neza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe intambwe yo gucunda. Gucunda nkuko mubizi mu Kinyarwanda hari ugucunda amata, ariko natwe hari amazina amwe namwe bagiye bitirira ibyo bikorwa byacu bya Kinyarwanda, none bakabyitirira intambwe zacu zo kubyina. Gucunda rero ni intambwe twese duhuriraho, yaba abakobwa cyangwa se abahungu, akaba ari intambwe yo guca bugufi hasi hanyuma tukazamuka tukajya no hejuru. Ubwo iyo ntambwe rero ni intambwe abantu bakora rimwe na rimwe cyangwa se inshuro nyinshi bamaze gutemba, hanyuma none bakaba bavuga bati noneho tugiye gucunda, cyangwa se akaba ari intambwe ishobora kukwinjiza ugira ngo winjire useruke mu ngamba, kuko ni intambwe igaragaza ko umuntu aba akora ibyo nakwita nka zigzag, ibyo twita rimwe na rimwe iminani. Muzi iminani uko umuntu yandika nk'umunani iyo muri cya Kinyarwanda cyacu, ariko noneho hari ubwo twita iyo minani gucunda iyo bikoze inshuro nyinshi noneho bikabyara ya minani. Reka tubirebere hamwe rero. Tugiye gutangira. Umuntu atangira yasobetse ukuguru yakunyuranyije n'ukundi. Mwabibonye? Ufata ukuguru kwawe kw'ibumoso ukakunyuranya urebaho igice cy'igihimba cyawe kireba, ugahindukira ukarambura amaboko. Iyo utangiye ugarura ya ndyo yawe. Ongeye dusubiremo. Dutangiye tubusanyije amaguru, ari nabyo bimwe na rimwe twita iminani, kuko urabona nkomeje kugira gutya byaba ari nko kugenda ibyo nakwita nko gukora zigzag, kunyuranya amaguru, gufata ukw'iburyo wongera ukugarura ahandi. Ariko noneho ahangaha turabanza tukanyuranya kandi tugaca bugufi, nka kumwe nababwiye ko imbyino zacu akenshi ntabwo ari ukugenda ngo tugere hano cyane, oya, ariko duhina mu mavi, mu rwego rwo kugira ngo ibyo turimo kubyina biryohera ijisho. Uyu mudiho wacu uve muri iri tako ushyira ukuguru gushyira ikirenge. Ntabwo rero waba umudiho ugeze ku butaka ndamutse ndambuye hano. Mu Kinyarwanda cyacu wenda izindi mbyino hari ubwo wenda batahina hano mu mavi, cyangwa se tugira nizo natwe tudahina cyane, ariko iteka ryose iyo tubyina tugerageza kwiga kumanukaho gatoya. Noneho rero tukarambura amaboko yacu neza. Aya maboko rero nayo duteze gutya, nabonera kubabwira ko ari ukuyasasa. Uko amaboko yacu ameze babyita gusasa amaboko. Murabona ko asashe koko, ubwo navuga ko ari ukurambura amaboko. Ibiganza byacu bikaba birambuye neza, ntago bigomba kumera kuba byihinnye, ahubwo bigomba kuba birambuye kandi byoroshye. Tukagarura kwa kuguru kwacu. Oya, intambwe ni imwe, n'iya kabiri igarura kuguru kw'ibumoso. Ubu turagira dutya, twongere tugire gutya. Ukuguru kw'ibumoso kunyuranye, dusa naho twanyuranyije amaguru, ibyo nakwita nkaho ari tujya twita imbusane, mambata. Turanyuranye ukuguru kwacu, ukuboko kwacu kusa amaboko yacu abe ashashe, hanyuma noneho nidukubita ukuguru kw'ibumoso turakugaruza ukw'iburyo. Hanyuma noneho rero twatangiriye hasi nkuko nabibabwiye. Imbyino zacu kugira ngo ziryohe ujya hasi ubundi ugahagarara no ku mano. Noneho rero turajya tubyina. Intambwe ya mbere yo dukubise ikirenge cya mbere tuba turi hasi twitsemo gakeya, hanyuma noneho twajya kugaruka twakubita ubwa kabiri kuri ya moso yacu tugahagarara he ku mano, kugira ngo nyine wa mubyimba wacu ubashe kugaragara neza. Twarambuye. Ibyo byose biherekezwa n'iki? Na ya nseko nahoze mbabwira.
tukubise ikirenge cy'iburyo tukuzamuje ukuboko kwacu. Aha noneho nabwo turongera tukabusanya tukanyuranya, ubu intambwe yacu igiye kubihe kwa kuryo kwacu tuvanye hariya niko tugiye kongera tugakubita dusobekeranyije amaguru. Urabona ko umugongo wacu ugomba kuba uhagaze neza, ntabwo ugomba kumenya. Nababwiye ko umugongo wacu butagomba kuba uhetamye, oya tugomba kwema, tugomba kuba twemye. Uru rutirigongo rudufasha noneho kugira ireme ndetse no kutaba desekilibure niko navuga, cyangwa se kudata ibirenge byacu ngo tudigadige, tubone umwese umuntu abone adakomeye mu byo yabyinaga. Tukongera tukagaruka tukazamuka, tukongera tukamanuka tukazamuka. Noneho rero injyana yacu ni iyihe? Ti 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 ti, hasi hejuru ku mano, hasi hejuru ku mano, hasi hejuru. Ti 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 ti, iteka ryose. Ntabwo tugomba guhindukira ngo twibagirwe ko iyo tubyina ngo twiyubikire umutwe uko tubonye, oya tugomba kuba twemye. Rya josi nababwiye rero riba rifite akazi gakomeye cyane ko gutuma isura yacu mbese mu maso hacu hagaragara. Hariho igihe nk'umuntu ashobora kubyina akubika umutwe akarinda yavamo wenda yari yaserutse utamenye n'uko asa, utamenye n'uwo ari we. Ibyo rero ntabwo ari byo, ahubwo umuntu aba agomba kuba isura ye igaragara neza ndetse na ya nseko ibiherekeje. Twagiye ti 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 ti, kandi ukoroshya n'ijosi rwose ntibikubuze kwirya no kwikunda. Ti 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 ti. Gerageza kwemamo gatoya umugongo wawe, ntukamere gute, ntukawuhete. Ti 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 ti. Ibi bikaba byitwa gucunda. Mwabyumvise? Ti 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 ti. Turikebura vuba vuba. Iyo twagiye ibumoso tukikebura vuba vuba n'umubyimba wacu wose, tukagaruka tujya iburyo kugira ngo ya ntambwe yacu yuzure kandi yitwe gucunda. Murakoze cyane.